niba hari umuntu tuvugana ariko uyu munsi wikwibagirwa amateka yawe, witerwa ipfuno n'ibyo waciyemo, subiza amaso inyuma, usaba Imana ikumura amaso, urabona ikiganza cy'Imana. Numara kubona ikiganza cy'Imana, urabwira Satani n'abadayimoni, ubabwira ngo nimumve imbere, iyakoze biriya ntaho yagira cyahari, ntaho yagira cyahari. Haleluya. Hari umwe wavuze ngo iyo wibagiwe amateka yawe wica amategeko y'Imana. Rero uyu munsi toragura uruhago rw'imyambi yawe n'amateka yawe, shira ku mugongo wawe, hanyuma urutware rwose. Urashaka kuyajugunya kandi niyo ntwaro yawe, urashaka kuyajugunya kandi nizo mbaraga zawe, urashaka kuyajugunya kandi yagaragaza ikiganza cy'Imana. Heka ku mugongo wawe. Satani nakwigaragambye imbere, wibike imigezi wambutse, wibike imigezi wambutse, ibyo uzi n'ibyo utazi. Uvuge ngo Satani urakina, kuba ngeze aha ngaha si imbabazi zawe, kuba ngeze hano ukuboko kw'Imana. Ushaka ubutari unayizi. Warakoze Yesu, amen. Urakoze Yesu, amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Bwana sifiwe, amen. Intego y'amateraniro ni ukunezerwa. Bibiliya ivuga ngo wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo mutima wawe. Iyo watashe utanezerewe, Satani aba yakwibye. Bwana sifiwe. Ndashima umwami wanjye wabaye umuza w'Imana. Ndashima umwami wanjye wabaye umuza w'Imana. Ntare ya Yuda yaranesheje, yakojeje Satani kimana. Yesu yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Tugiye kwakira ijambo, reka dutere haleluya tuzo kwakira ijambo ry'Imana. Tuzamuye ibiganza twese kugira ngo duhe Imana ikaze. Haleluya, haleluya. Twongera kandi tuzamuye, twikirize. Haleluya, hasigaye hanyuma twese tuzamura ibiganza. Wowe uburukugira, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Wowe uburukugira, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Haleluya, kaze mukozi w'Imana. Reka dutuze twakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbasabe duhaguruke, buri wese asengera umutima we kugira ngo Imana igire ikikora mu mutima we kuri uyu munsi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nukuri gira saba Imana kugira ngo ijambo tugiye kumva ntiribe ijambo ahubwo ribe ubuzima bwawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro n'ishimwe, tugushize hejuru umwami w'abami. Uri Imana idahinduka, uri Imana uko wahozeho kera, uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora iteka ryose. Uwiteka duciye bugufi, Mwuka Wera duciye bugufi imbere yawe. Turashaka kumva ijwi ryawe, turashaka kuvugana n'imitima yacu kuri uyu munsi. Turashaka kubona ikiganza cyawe kigendagenda muri iri teraniro. Turashaka kubona imitima iboshe ibohoka mu izina rya Yesu. Mwuka Wera ntabaritwe, 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 ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro.
izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntabaritwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu mitima yacu. Ibendera ryo kunesha rizamuke mu mitima y'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Komera Imana amashyi. Haleluya. Mbere na mbere turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza wo kubasangiza ijambo ry'Imana, kandi turashimira n'abashumba kutugirira icyizere kuza gusangira namwe muri aya materaniro ijambo ry'Imana dushyize ku mutima. Amazina nitwa Ngoga Innocent, ndi umushumba wa YRC Nyabisindu. Ngoga Innocent. Haleluya. Si ubwa mbere tuje hano, muri inshuti zacu turabakunda cyane. Amen. Reka twihute kubwo impamvu z'igihe tuvuganire mu ijambo ry'Imana. Niba hari icyo nasize ntivuze ndakivuga arimo kubwiriza. Reka dusome muri Samuel wa mbere bice 17 umurongo wa 32 kugeza kuri 39. Gitabo cya mbere cya Samuel ibice 32, ibice 17 umurongo wa 32 kugeza kuri 39. Dusome mu izina rya Yesu. Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko kiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu musore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu nkumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Murongo Komezi 28. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'inkota n'ikote riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura. Amen. Haleluya. Reka nanone dusome mu isezerano rishya Matayo 12 umurongo wa 54. Matayo 13 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa 54 kugeza kuri 57. Dusome mu izina rya Yesu. Ajya mu gihugu cy'iwabo, ahera ko yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati, ubu bwenge nibi bitangazo yabikuye he? Mbese harya si wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda, bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Amen. Haleluya. Nagira ngo niba bitakugoye ufate mu kiganza cy'umuntu mwegeranye, nkubwire ijambo mubwire. Wayafata umwe umurebe mu maso.
niba ateye n'ubwoba ntugire ubwoba, umubwire ijambo ngiye kubwira. Oya ni mubikore n'ababyeyi bari hano mubikore, niba hari n'umunyacyubahiro urimo nabikore, niba hari n'utajya apfa kumvira ibyo abonye byose nabikore. Amen. Mubwire ngo amateka yawe nizo mbaraga zawe. Hindukira uri ku rundi ruhande nawe umufate mu kiganza, mwitegereze, wongere tuvugire rimwe. Buratse gato tuvugire rimwe twese, mure mwitegereze. Ashobora kuba nihebye, ashobora kuba afite n'isoni kubera amateka ye, ashobora kuba afite n'ibibazo byaho yakuriye. Ongera umurebe mu maso, mubwire uti amateka yawe nizo mbaraga zawe. Dukomere Imana amashyi cyane. Haleluya. Niba hari ikibazo mu buzima gitera abantu ibibazo n'amateka yabo, niba hari ikintu mu buzima gitera abantu ipfunwe n'amateka yabo. Ariko uyu munsi nje gutangariza ngo ibyo bigutera isoni, ibyo bigutera ipfunwe, ibyo uhisha nizo mbaraga zawe. Ahubwo icyo urimo kugerageza gukora, urimo kwiyambura umwambaro wawe, wambara umwambaro w'abandi. Ariko amateka yawe ateye isoni, amateka yawe atari meza, amateka yawe adakwiriye, izo nizo mbaraga zawe. Haleluya. Izo nizo mbaraga zawe. Dusomye inkuru za Dawidi. Dawidi ntabwo njya mu mateka menshi kubera impamvu z'igihe, muramuzi. Dawidi yakuze iwabo ari umuhererezi, ari umuhungu wa munani, ari n'umuhererezi. Hanyuma agenda asigara inyuma mu buryo bwinshi. Aho inkuru itangirira hambere ni umunsi wabo habaga ibirori. Hanyuma bazana abahungu bose ngo batoranye mu mwami. Dawidi asigara mu rwuri aragiye intama. Ibyo murabizi, avayo. Ariko ndashaka kujya ku rugamba rwa Goliyati na Dawidi. Agemuriye bakuru be ku rugamba, asanga Goliyati n'ingabo z'Abafilisitiya bamereye nabi ingabo za Isiraheli. Sawuli Dawidi musore muto aritegereza urugamba n'Umufilisitiya, yivuga yitotomba, abantu bose bihishe. Hanyuma arahindukira arabaza ati, uyu Mufilisitiya uwamwica harya bavuze ko bamugororera iki? Mukuru we aramwumva vuba, arimo abazabaza, aramubwira ngo ndakuzi ubwibone bwawe, ubutama bwawe wabusigiye nde? Mbese mu yandi magambo, amateka yawe n'akazi ukora n'uburyo uzwi ntabwo bikwemerera kugira n'ijambo uvuga kuri uru rugamba, kuko urazwi neza, subira mu ntama zawe. Umukozi w'Imana amaze kutubwira ibitegurirwa hihishe, iyo bikomeye bikora mu gihe cyo kugaragara, bikora ibidasanzwe. Ntabwo imyitozo y'urugamba ya Dawidi ntabari uyizi, yari imyitozo yo mu bigerageza hihishe. Haleluya. Hanyuma ahindukira wa kabiri nawe aramwiyama, ariko amakuru bayajyana kwa Sawuli. Agiye kwa Sawuli aramubwira ati, se ko bambwiye ngo urashaka kurwana n'Ubufilisitiya, bimeze bite? Aramubwira ati, mwami nyagasani, ntukurwe umutima n'uwo Mufilisitiya, kuko umugaragu wawe ndaza kurwana nawe, kuko asuzugura ingabo z'Uwiteka Nyiringabo, umupagano utarakebwe. Sawuli aramusubiza ngo ntibishoboka mwana wanjye, ntabwo bishoboka. Uyu mugabo yamenyereye intambara, yavuye mu bwana bwe arwana. Usibye n'ibyo, ni intwari izwi, ni icyamamare. Wowe uri umusore mutoya, uri umwana. Baravuga ngo ni umusore w'umugenda, ariko mu zindi bavuga ngo uri umwana, ntabwo ushobora kurwana iyi ntambara. Dawidi icyo yakoresheje cyasaga naho
bakifashisha bamubuza kuvuga, nicyo yifashishije ababwira ko ari buneshe. Icyo ngicyo ni amateka ye. Haleluya. Yabwiye Sawuli aramubwira ngo, mwami nyagasani, uyu Mufilisitiya tuzarwana kuko najyaga ndagira intama za data, nabanzirimo intare n'idubu. Idubu ni inyamaswa ifite imbaraga, intare yo murayizi. Yafata umwana w'ihene cyangwa w'intama ngasimbuka nkayicakira, nkayambura umwana w'intama cyangwa w'ihene mu kanwa kayo. Yashaka kunsimbukira nkayifata nkayishwanyaguza nkayica. Aramubwira ngo uwo Mufilisitiya nawe azapfa nk'imwe muri zo. Kandi aramubwira ngo Uwiteka Nyiringabo wankijije mu nzara z'intare n'idubu, arankiza no mu nzara z'Umufilisitiya. Ntabwo byabaye inshuro imwe, kari akamenyero gahoraho kurwana n'intare. Uyu munsi nababwiza ukuri, intare yivugiye sonatibe. Hano twava hano twiruka, yivuze gusa, usibye gufatana nayo, usibye guhangana nayo, yivugiye sonatibe hari ikivuga neza. Teritore y'ijwi ryayo ho rigera, hano twava mu rusengero tukirukanga kuko n'inzu ziratigita kubera intare yivuze. Ariko yarayifata akarwana nayo. Amen. Hanyuma aramubwira ngo niba ari uko bimeze n'uva harimo akantu ngaho genda. Ariko amwambika imyambaro y'urugamba ayambaye kugenda biranga. Aramubwira ngo ibisimba imenyereye. Muse mu yandi magambo, iyi ntambara ntayihuriye n'amateka yanjye. Sawuli urimo uranyambika amateka yawe kandi ifite amateka yanjye. Urimo uranyambika amateka yawe kandi ifite amateka yanjye. Amateka yanjye sa y'intambara, amateka yanjye afite ubwoko bwayo bwihariye. Wakuze urwana intambara ku rugamba utozwa, nge nakuze ndwana n'intare. Nta formule bigira biriya narwanaga, formule yabyo ni ukwizera. Haleluya. Namenyereye intambara yo kwizera, sinamenyereye intambara y'amasasu na formule n'amafaranga n'abandi kimenyane. Menyere kurwana intambara yo kwizera Uwiteka. Amen. Haleluya. Ine nkuru twabonye kugira ngo tuvaho ni inkuru ya Yesu. Yesu yavukiye i Nazareti. Rimwe umugabo witwa Natanayeli yavuye na Filipo, arabwira Natanayeli ati ngwino ujye kureba Yesu w'i Nazareti abahanuzi bavuze. Aramubwira ngo ndabizi neza nta kiza cya Nazareti, nta na kimwe, nta kintu cya Nazareti kizima. Ariko aragenda. Aha twabonye ageze iwabo, baravuze ngo ibyo arimo gukora naho yakuriye ntabwo birimo kumacinga, ntabwo bijyana. Ibyo arimo gukora n'umuryango avukamo ntabwo bisa. Uwo ni Yesu bavugaga. Ese uyu nguyu ubu bwenge avuga n'ibitangaza akora n'ibintu tubona arimo gukora, si umwana wa Yosefu umubaje? Nyina nitwa Mariya, bagurumuna be nibitwa Simoni na Yakobo nande, bashiki be ntitubazi, si abaturanyi bacu. Uyu se yatubwira iki? Ubu bwenge n'ibitangaza yabikuye he? Haleluya. Haleluya. Hagati y'i Nazareti kwa Yakobo, kwa Yosefu na Mariya, no ku gatuti k'ibitangaza, hagati yabo harimo imbaraga z'Imana. Hagati y'urugendo rw'i Nazareti ku mubaji n'ubwenge butagereranywa n'imbaraga zizura abapfuye, harimo ukuboko kw'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo amateka yawe nizo mbaraga zawe. Haleluya. Ubundi amateka y'umuntu, amateka y'umuntu, nimuvuge ngo amateka y'umuntu, amateka y'umuntu niyo yifashishwa n'abanzi be ngo bamusenye. Nibyo cyangwa si? Amateka y'umuntu niyo Satani yifashisha ngo asenye ubuzima bwawe, aguca intege, akwereke. Ariko iyo amateka y'umuntu yagezemo Imana, iyo amateka y'umuntu yahishuriwemo Imana, ntabwo aho kugira ngo umwanzi yifashisha amateka yawe, uyifashisha nk'intwaro wowe ubwawe. Amateka yawe ahinduka imbaraga zawe. Impamvu ni kera ibintu babwira murabyumva basi. None buri muntu akagira akantu yongeraho kugira ngo arebe ko amateka yasiga. Ayo ni amateka atarimo Imana.
kandi si uko Imana itayarimo, ahubwo nuko nta maso yo kuyibona ufite. Niba uyu munsi uri bunsange muri etaje, uzi ko iwacu twaryamaga ku kirago kitagira matera, hanyuma wenda ukavuga uyu nguyu wenda bigatuma byaba igisebo umanura, ntabwo nkiryamira ikirago. So kubona navuye mu kirago ndyama muri etaje, ibyo nizo mbaraga zanyu, ntabwo murimo kubyumva. So urugendo rwo kuva ku kirago njya muri etaje, urwo rugendo iyo nsubije amaso inyuma mu ukuboko kw'Imana. So uva imbere rero wimbwira ko naryamaga ku kirago, ntabwo nsanze ku kirago. Cyokora nusanga ku kirago uzambwira ibyo ushaka, ariko umunsi Imana yamvanye ku kirago ikanzamura ikangeza aho yangejeje, nushaka uzaceceke, kuko izo nizo mbaraga zanjye. Ese murimo kubyumva ibyo mvuga? Murimo kubyumva? Haleluya! Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Reka tugende gutya gaho. Umwana wavutse wa ibintu byose ari sawa sawa, nimuvuge ngo sawa sawa. Hanyuma akiga Green Hills cyangwa se Wero Spring cyangwa nacyo na kimwe abuze, akarangiza kaminuza na masters na PhD, hanyuma agahura na Innocent wigaga iminsi 2 mu cyumweru, ubundi akagenda nta minervari akigira mu idirisha. Mwanyumvise? Hanyuma iwabo bakarya 3 mu cyumweru. Icyo mvuga muracyumva? Akazamuka cyo, hanyuma agahurira kuri masters n'uwize aho mvuze handi, aho mvuze. Hanyuma gatangira guhisha ko wigaga 2 mu cyumweru, ugatangira guhisha no kuvuga ibindi. Urimo urahisha ibitangaza by'Imana. Ese ibyo mvuga murabyumva? Urimo urahisha ibitangaza by'Imana. Urashaka kuvuga ibintu biri nomo, abantu bashaka ibintu biri supernatural. Hari ikiri nomo, ikiri igisanzwe, kiri normal. Nuko umuntu usamurihira akiga karya kamwe kamera neza. Ikitari normal ni umuntu urya 3 mu cyumweru, akiga 4 mu cyumweru cyangwa 3, hanyuma akiga akajya kuri masters akabona PhD. Uyu nguyu ibikwiriye kuvugwa ni ibi. Ibigaragaramo Imana ni ibi. Ntabwo mwanyumvise? Kuba wararyaga 3 mu cyumweru kaburiho, icyo ni igitangaza cy'Imana. So uri murerekana ibintu biri nomo, ugahisha ibitari nomo, kandi abantu bakeneye ibitari nomo kugira ngo babone ukuboko kw'Imana, Haleluya! Umwanzi yifashisha amateka yonga kumanure, ariko menya Imana uhishurirwe. Amateka yawe nesikariye ituma ubaho ubuzima budatinya, kuko iyo akoze biriya ntaho yagiye, n'ibindi nzabikora. Amateka yawe mabi, urugendo rwawe ruruhishe, reka kurubona nk'ipfunwe mu bantu, rubone nk'imbaraga z'Imana. Ese muranyumva basi? Murimo kunyumva basi? Ibyo ucamo nubirokoka, kandi uzabirokoka mu izina rya Yesu, kuko ntabwo umuntu abeshwaho no kurya, abaho kuko Imana yavuze ngo baho. Ntabwo abantu baryamye rusorora babuze ibiryo. Ntabwo abantu baryamye mu irimbi arabagize gute, nabananiwe kubirya. Haleluya! Ntabwo kubaho bivuze kurya. Kurya urya kuko uriho, ariko nshoboye kubaho narya, it's okay. Ntabwo mwanyumvise? Kurya si inshingano. Ntawubaho kuko arya, ahubwo arya kuko ariho, kuko yaguhaye kubaho izaguha n'ibiryo. Icyo ukora ni kimwe. Rimwe mu mama yaranejeje cyane, ashima Imana ngo ubukwe bwabaye bwa murumuna we. Umunsi umwe ngo yasanze murumuna we ahagaritse umutima atajya sinzira. Murumuna we ufite ubukwe, noneho ngo aravuga ati uzi ko ndarandeba kugeza mu gitondo, nibaza uburyo ubukwe buzagenda. Mukuru aramubwira, asenga, aramubwira ati none reka mubwire ikintu kimwe,
niba uri burara utareba mu gitondo ukabona yo kwishyura gato, niba uri burara ukanuye bugacya ufite yo kwishyura gato, ati ntuzigere usinzira, ujye ukanura we, wongere ukanure we, wongere ukanure we. Ariko niba ukanura bugacya ntacyo ufite mu ntoki, sinzira we, wongere usinzire we, kuko gukanura ntacyo biri uhindure ku cyo Imana yavuze. Haleluya, haleluya. Abariho sabarya neza, abariho sabambara neza, abariho sabarara neza, nabo Imana yavuze ngo babeho, nabo Imana yavuze ngo babeho. Uyu munsi ndakubwira ngo ibisa n'ibigutera ipfunwe nizo mbaraga zawe. Se mvuge gute bagenzi banyu, mvuge gute bagenzi banyu, waba mukabyumva. Dawidi ntabwo yari kuvuga umuntu usuzuguritse wa mbere ni umushumbura agira amatungo, nibyo cyangwa sibyo? Kandi niko kazi bari baramuhitiyemo. Abandi baragiye ku rugamba, abandi bakora indi mirimo itandukanye. Yarafite abahungu 7, 3 bari ku rugamba, 5 sinzi aho bane sinzi aho ibyo bakoraga bindi bisobanutse. Dawidi akazi ke kari kuragira intama, hanyuma umushumba w'intama avuyeyo yikubise ku rugamba. Urugamba rusaba imyitozo, rusaba experience y'intambara, byari bikeneye byinshi. Ariko uyu mugabo yarafite amateka. Ese ibyo mvuga murabyumva basi? Yarafite amateka yo kurwana n'intare, yarafite amateka yo kurwana n'idubu, yarafite amateka yo gutabwa. Ariko amateka atazwi n'umuntu wese. Bagomba kubona imbaraga zayo mateka amaze kugarika Goliyati. Haleluya, amaze kwica Goliyati. Haleluya. Uwize 3 mu cyumweru n'uwize iminsi 7 no ku cyumweru afite n'umukocinga, bose bakarangiza kwiga, ukwiriye kuvuga nini? Haleluya. Ninde ukwiriye kuvuga? Ariko iyo Imana yabuzemo, iyo umuntu atayishuriwe ukuboko kw'Imana mu buzima bwe, iyo umuntu atabonye ukuboko kw'Imana mu buzima bwe, ahisha amateka ye, bisa naho amateka yari intege nke. Ariko iyo umuntu yabonye ukuboko kw'Imana mu mateka ye, amateka ahinduka imbaraga. Amateka nta gutera ipfunwe, amateka ahinduka imbaraga. Niryara amateka azahinduka imbaraga ku buzima bwawe, n'igihe uzahumuka amaso ukabona ikiganza cy'Imana mu mateka yawe, ukabona ukuboko kw'Imana mu mateka yawe. Icyo bizagufasha, haleluya, uzabaho ubuzima budatinya, ubuzima budatinya, kuko Imana yakurwaniriye mu nzara z'intare n'idubu, ni Imana itagira ikinanira. Haleluya, haleluya. Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Niba ari n'amanyanga wakoze, it's okay, hari isomo wayakuyemo. Icyo mvuga muracyumva? Apfa kuba atakigufiteho ububasha, ushobora kugira icyo yavugaho. Ukize inkuba arayiganira. Haleluya. Ukize inkuba arayiganira, ukize indwara arayirata. Haleluya. Ariko bizashoboka ryari? Bizashoboka igihe uzasubiza amaso inyuma ukabona ukuboko kw'Imana mu mateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi hari Imana yagendanye nawe, uyu munsi hari Imana yabanye nawe, uyu munsi hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ariko rero udasinziriye, urimo kwiganyira, ubundi ukagira n'ipfunwe, ubundi kuva birarangiye. Ariko uyu munsi menya ko amateka yawe ari uruhago rw'amasasu yawe, amateka yawe nizo mbaraga zawe. Haleluya. Wigerageza kwishushanya, wigerageza kwishushanya, wigerageza kwisanisha n'abandi, wikwambara imyambaro y'abandi. Dawidi yaragerageje ashinguye biranga. Wishaka kuvuga ibyabaye ku bandi uko abandi babayeho. Imana irashaka utunga agatoki ikiganza cyayo mu buzima bwawe. Haleluya. Iyo wazirikanye, ndibuka munsi umwe igihe kimwe mfunguwe nafunzweho imyaka myinshi nzira ibyaha byanjye, ntago narenganye. Haleluya. Ariko ndashimira Yesu ko yambabariye, ndashimira Yesu ko yambabariye. Nigeze mura n'umuntu twafungwe, nabaze ujye uvuga ko wafunzwe? Ati niba utavuga ko wafunzwe uzongera wibi. Ubwo ntacyo uri ufite gahunda yindi. Niba utanyibwira nuko wafunzwe wibye ugafungwa hanyuma ugakizwa, uyu munsi ukabukorera Imana yarakugiye, uzongera wibi.
zongera wibe. Haleluya. Iyo umuntu agenda guhisha amateka n'ibyamubayeho, yipirata, yiyambika, afunga ukundi, abari kamyihore. Hanyuma ufunguwe, maze nyuma y'imyaka 14 temberana n'umudamu umwe ashaka inzu yo guturamo, ndamubwira nti nari maze amezi nka 3 ufunguwe. Ndamubwira nti nutayifata ureke nyifate nzayikorere mu bukwe. Yaransetse, twari hano hafi ya Alpha Palace, aranseka aramase Ngoga, umaze amezi 3 ufunguwe, urashaka ubwo uwo twavuganaga yari yarishingiye, n'abantu bafite akazi ntibatinyuka gukora ubukwe muri uyu mujyi, wowe ufunguwe urashaka ngo kugira gute, ngo kuro. Nanjye ndamusubiza ngo igituma bafite ubwoba nuko batafunzwe. Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Haleluya. Ndabwira ngo impamvu batinya nuko batafunzwe. Iyo baza kuba barafunzwe, bagakatirwa gufunga ubuzima bwabo bwose, hanyuma bakabona barafunguwe, bari kuba nta bwoba bafite. Bari kumenya ko ibafunguye ishobora kubakorera n'ubukwe. Arambwira ngo sha, ngo nubukora nkabona bugenze neza, nta kibwaro kibayemo, nzemera ko Imana yawe ari Imana. Good enough. Yarabibonye, abibona neza, kuko namenye ko amateka icyo umuntu yakwifashisha ansenya iyo kitakindiho, haba hari imbaraga zakinkuyemo zikangezaho ngeze. Izo mbaraga zakinkuyemo zikangezaho ngeze zinyemerera kugikoresha nk'intwaro ituma mpangana n'ibyo utarahanyuze atahangana nabyo. Ese mvuga muracyumva bene data? Sinzi niba hari umuntu tuvugana, ariko uyu munsi wikwibagirwa amateka yawe, witerwa ipfuno n'ibyo waciyemo. Subiza amaso inyuma, usaba Imana ikumura amaso, urabona ikiganza cy'Imana. Numara kubona ikiganza cy'Imana, urabwira Satani n'abadayimoni, ubabwira ngo nimumve imbere, iyakoze biriya ntaho yagira cyahari, Haleluya. Hari umwe wavuze ngo iyo wibagiwe amateka yawe wica amategeko y'Imana. Iyo wibagiwe amateka yawe wica amategeko y'Imana. Wikwishushanya, reka Imana yitwa Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Kuko iyo muye n'ibibazo mu buzima bwanjye, nkahura n'ibiteye ubwoba, icyo nkora ni kimwe gusa, ndahindukira nkareba ukuboko kw'Imana aho mvuye, nkongera ngahindukira ngaseka ikibazo. Byumva murabyumva? Iyo muye n'ikibazo giteye ubwoba, ndahagarara nkakitegereza, nkahindukira. Haleluya. Nkareba urugendo rwose, narubona nkuzura umwuka wera, narubona nkabonamo ikiganza cy'Imana, ngahindukira ngakubita igitwe, nkavuga ngo yo toto uri muto kabisa. Imana yakoze biriya. Haleluya. Imana yakoze biriya. Toka mbere yangu, toka vimbere kabisa. Ntabwo Imana ihinduka. Yesu Kristo uko yararejo, uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Haleluya. Umunsi umwe nari SFB birabutura hariya muri kaminuza, ko narafunguwe byose gutya, njya muri segonderi, nambara uniform 2009 ejo bundi, ndiga nkora ibizamini bya leta, ndabitsinda, ndabyuzuza, isomo ryose nabonye A, kuko
ubwo abakomye amashyi barabizi. Isomo ryose nabonye grade ya mbere. Hanyuma icyo nakoraga ngeze mu ikizami cyose nakoze mu buzima, ku ntebe y'ikizami nkavuga ngo mana sinirwa nkubwira ngo umpe gutsinda ikizami, kuba nicaye ku kizami gusa binyemerera ko ngomba gutsinda. Haleluya. Kuba naravuye iyo nkaba nicaye ku natendinze ikizami, kuri njye bivuga victory. Ese murimo kubyumva? Kwicara ku ntebe y'ikizami muri secondaire nambaye uniform naho mvuye, it means gutsinda. Ese hari umutima kuvugana? Hari umuntu tuvugana? Ibyo bivuze gutsinda. Umunsi umwe ni muri kaminuza, ndatangira kuri buruse ya leta 2011, turiga ndi umushumba, yarasinya bisindu mukavuyo togo akabanya gataro n'abakaraba ibintu bimeze nabi na isefu bina stress yayo. Hanyuma nicara mu ishuri ngeza ari mugoroba, ndi umushumba, bitambwira umuntu twiganaga wari ukuze nkanjye, twanabanye Samuel, ndamubwira nti ngiye kwigana biretse, ngiye gukora umurimo w'Imana. Yaransetse, aranseka, anjyana muri jardin ya SFB hanze, arambwira ati niko aho tuvuye urahazi? Kuko twari twarabanye naho. Ati waba wibuka aho tuvuye cyangwa waba warahibagiwe? Ndamubwira nti hey, ati hahandi ni ndahibuka. Ati wari ubonye amahirwe ya buruse ya leta yo kwiga nta gicero utanze n'amateka ufite, hanyuma uretse kwiga ngo ugiye kubwiriza? Ndamubwira nti iyo ndebye aho uvuze mbona iyo Mana ngiye gukorera. Agomba nyumvise ngira. Ndabwira ngo wowe iyo urebyeyo ubona inyuguti zikugejeja, ngiye ndebyeyo mbona Imana yanzanye kanjye, iyo Mana niyo ngiye gukorera. Iyo Mana niyo ngiye gukorera. Ntabwo nakwicara mu ishuri ngo mvane mu gitondo ngeze nimugoroba ndi umushumba w'abantu, ntabwo nabishobora, ngomba kujya gukora akazi katumye mbaho. Nyamara kudesida nanye ndasenga, maze gusenga ngira Imana niba ushaka ko niga hindura ibintu hariya muri SFB, nzajya niga ku kagoroba. Izuba rihumbye ku kagoroba. Hanyuma ntabwo nari kujya kubeshya, ntabwo nari kubabwira ngo ngiye kuvuga ubutumwa ngo banshyire nimugoroba kuri buruse ya leta. Ntibishoboka. Hanyuma Imana izana umuyaga mburabuturu, uhuha nka serwakira, uraza n'icyokere cyinshi. Bazana faculty itabaho, bayishyira mu kigo ya economics itabaho. Baravuga ngo abantu bose bujuje ikizami cya leta nibo bagomba kwiga. Tujyamo n'abandi babonye menshi ho gatoya, dutangira batikana abantu basiga nimugoroba. Mwe mubiretse ntago murabyumva, ukuntu ari umuyaga, nta kintu cyari kirimo. Turiga amezi 3 na stress nyinshi ku kagoroba. Nyuma y'amezi 3 umuyobozi wa kaminuza araza ati mutubabarire, twatangiye faculty hano, inama ya guverinoma itarabitwemerera, mutubabarire. None bayanze faculty, bagize gute? Nama guverinoma yayanze, yavuze ko atari ngombwa. Hanyuma turabasaba imbabazi, musubire mu byo mwigaga. Abashaka kujya nimugoroba bajye nimugoroba, abashaka kujya mu gitondo bajye mu gitondo, nimutubabarire rwose. Nari nicaye muri body room aho turimo kugira, ntegereje gusa ko avuga ngo abajya nimugoroba bajye nimugoroba, abajya mu gitondo bajye mu gitondo. Hanyuma mvuge ngo ijambo ry'Imana ni ukuri, yaravuze ngo izatanga ingabo nyinshi ku bwacu. Haleluya. Asoza ari uko avuga
asaba imbabazi, bararakara, abanyeshuri baratukana, abandi bava ku kigo, abandi barigaragambya, abandi barasakuza. Mpita mfatiraho vuba nimugoroba akayaga akazuba gahumbye, ndakomeza amashuri, ndiga ndarangiza, mbona lisansi, ndimo gukora n'umurimo w'Imana. Haleluya. Ariko igihe cyose nicara ku kizami nabonye amanota menshi, nabonye distinction muri SF, nta sapu nabonye, nta repeat nabonye, nta munsi y'amanota 70 mu buzima bwanjye. Ariko nizihe mbaraga zanjye? Nuko nzi neza ko amateka yanjye nizo mbaraga zanjye. Intebe yose y'ikizami uko basenga navuga amagambo abiri gusa: Mana ndagushimira ko nicaya, kuba nicaya egari gutsinda. Amen. Haleluya. Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Iyo wazirikanye Imana mu buzima bwawe bituma udatinya ibibazo. Iyo wazirikanye ukuboko kw'Imana mu mateka yawe bituma ubuzima budatinya. Bwira umuntu mwicyo reka ubuzima butinya, reka ubuzima bw'ubwoba. Kuko hari abandi barinda basaza barira ngo ntiyigeze arerwa na nyina cyangwa na se. Icyo yari gukora ni Imana yakoze. Warakuze uri mukuru, nyoko uramushaka he? Iso uramushaka he? Kuba atarakurese ugakura nizo mbaraga zawe. Ese muranyumva? Haleluya. Kuba nyoko atarariho na so atarariho ntabwo ari ipfunwe ryo kurinda upfa. Aho harimo ukuboko kw'Imana, harimo ukuboko kw'Imana, harimo ikiganza cy'Imana. Njya mbona akana kacu katuryamye hagati, madamu hano nanjye hano, akana hagati kareba mu maso ya nyina, kareba mu maso ya se, ngatekereza umwana bateye muri wese akivuka. Nibyo binza mu mutwe. Areba mu maso ya mama agaseka, akandeba mu maso agaseka, ubundi agaseka. Icyo mpita nkora vuba vuba ndavuga ngo ubu se umwana udafite se na nyina yakuze gute? Uko yakuze kose biramaze. Apfa kuba yagize gute? Hagarika amarira yawe. Urabona igituma nyine, urabona igituma ntari muzima, sinarezwe na mama, sinarezwe na data. Ko wakuze wa mugabe wa mugore we, ibindi urashaka iki? Izo nizo mbaraga zawe. Umunsi umwe twaravuze ngo dufashe imfubyi. Umugabo umwe turi kumwe muri komite y'itorero, n'umusaza afite abana ni mukuru. Aravuga ngo nimufashe imfubyi ariko mu mpereho nanjye ndi imfubyi. Uzi kuba imfubyi urakana, ukaba imfubyi uri ingimbi, ukaba imfubyi uri umusore, ukaba imfubyi ugashaka, ukaba imfubyi ukagira abuzukuru, ukarinda upfa ukiri imfubyi. Satani aragapfa here n'abadayimoni be n'imbaraga z'umwijima. Haleluya. Uwakuze n'abagakura aho hagaragaramo ikiganza cy'Imana. Izo nizo mbaraga zawe. Izo nizo mbaraga zawe. Erega izo nizo mbaraga zawe. Ibyo wanga, ibyo uvuga ko ari ibyago, ibyo uvuga ko ari urupfu, ibyo uvuga ko ari ipfunwe, izo nizo mbaraga. Haleluya. Hari umuntu urimo kuvugana? Uyu munsi hari ikote nshaka ko wiyambura mu izina rya Yesu. Hari ikote nshaka ko wiyambura. Wiyambura ikote. Haleluya. Wiyambura ikote rikuremere. Kandi ikindi cya kabiri, nta mumama ufite akabaga gasakosha ngo akame gafite akagozi gatoya agasukama ko ngamo. Nawe ngafungura umwe. Haleluya. Abarashi b'imyambi bagira inyuma habiki. Habi icyo wapakiyemo iki? Imyambi. Rero uyu munsi toragura uruhago rw'imyambi yawe n'amateka yawe, shira ku mugongo wawe, hanyuma urutware rwose. Urashaka kuyajugunya kandi niyo ntwaro yawe. Urashaka kuyajugunya kandi nizo mbaraga zawe. Urashaka kuyajugunya kandi yagaragaza ikiganza cy'Imana. Heka ku mugongo wawe. Satani nakwigaragambye imbere, wibika imigezi wambutse. Wibika imigezi wambutse. Ibyo uzi n'ibyo utazi. Uvuge ngo Satani urakina, kuba ngeze aha ngaha si imbabazi zawe, kuba ngeze hano ukuboko kw'Imana. Ushaka ubutari unayizi. Navuga ngo iki se bagenzi? Umugabo umwe yazanye umwana we aza kwa Yesu ngo musengere. Arambara ati uyu mwana wawe yafashe ryari n'igicuri. Aramusubiza ngo kuva kivuka
dayimoni yamuturaga mu muriro ashaka kumwica. Ntabwo Yesu yamubajije nk'umupfumu uraguza kuko yarazi iby'uwo mwana atarabaho, ahubwo yagiraga amubwire ngo ko yamutuye mu muriro se icyatumye adapfa niki. Ntabwo muri kubyumva. Yamuturaga mu muriro kuva kivuka ashaka kumwica. None se ko yamutuye mu muriro yamugira impuhwe amukuramo? Vuga ngo aho harimo Imana. Ese cyo vuga muracyumva? Kuki yamutuye mu muriro dayimoni ntapfe? Nuko yagira ngo mu gihe kizagera ahure na Yesu, dayimoni amuvemo agende guhamya ibitangaza by'Imana. Icyatumye agwa mu muriro ntashe, vuga ngo harimo Imana. Harimo kuboko kw'Imana. Si imiriro waguyemo wabuze Imana cyangwa utayizi, ariko vuga ngo harimo Imana. Uyu munsi kuba wicaye aha ibyo bitaraguhitanye, harimo Imana. Harimo Imana. Cyo vuga muracyumva? Aho harimo Imana. None si yo Mana yaraho utanayihamagaye, kanswe uyu munsi uzi kuyihamagara. Iyo Mana yaraho utayizi, kanswe uyu munsi uyizi, urakeka ko araho yagiye. Oya, ikibazo ufite ni kimwe. Amateka yagutera ipfunwe ntabwo agutera imbaraga. Ariko uyu munsi ongera umufate mu kiganza umuntu mwicaranye, umbabarire rwose, umurebe n'imbaraga. Haleluya. Murebe, mubwire ngo amateka yawe nizo mbaraga zawe. Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Uko yabasa kose, Satani ntakagukinishe, abantu ntakagukinishe. Ubuzima bwawe bwonyine buragaragaza Imana. Wishaka ibindi bimenyetso, ntibugahishe ibitangaza. Ubuzima bwawe ni igitangaza. Igitangaza cya mbere ni ubuzima bwawe. Igitangaza cya mbere ni ubuzima bwawe. Igitangaza cya mbere ni ubuzima bwawe. Haleluya. Nari kubona hari umuntu wahagurutse yakomye amashyi kabisa, yakomeye Imana amashyi cyane. Bwira umuntu mwicaranye uti heka uruhago rwawe, heka uruhago rw'amateka yawe, maze bakuva imbere. Satani akuva imbere, n'abagukinisha bakuva imbere. Haleluya. Kuko igihe warwanaga n'intare n'idubu nta mutabazi wari ufite, ariko Uwiteka yari ahari. Imana yari aho ngaho, ntaho yagiye, iracyari ku ngoma. Yesu Kristo uko yari ari ejo, uyu munsi niko ari, niko azahora iteka ryose. Haleluya. Haleluya. Reka nsoreze ku kantu gatoya. Umugabo umwe yakoze amanyanga baramuca. Guca murabizi ni ibya kera, bajya kumuca bakajya kumwohera bakajugunya iyo mu ishyamba. Bamujugunya iyo ngiyo niba ari kwijwi, niba ari simba kera batijwi iyo ngiyo, bamujugunyayo. Umwami wo muri ako gace arimo atembera, asanga umugabo wakuze inzara zigera hasi, yo wakuze imisatsi yamurenze yabari nk'agasimba. Icyo yakoze yaravuze ati, uri kira kiri mu gihuru niki? Abagaragu bati, turabona gisa n'umuntu. Ati mugende murebe icyo ari cyo. Barebye bitije usanga n'umuntu. Bati n'umuntu. Aramuzana bati wewe bite byawe? Ati baranjugunye. Ati mufate mujye kumwogosha. Baramutwara. Aragenda agera ibwami, barogosha bacinzara. Ariko amaze kogosha no gucinzara, arababwira ati inzara zanjye n'umusatsi wanjye nimugire gute? Ni mubimpe ndabibika. Imbyiro zivuye ku mubiri, inzara zivuye ku birenge no ku ntoki, umusatsi uvuye ku mutwe, arabifata bishyira mu gapfunyika, arabibika. Ariko umugabo akabaziguhamiriza birenze urugero. Intore murayi aziguhamiriza bya grave. Noneho abagiye mu ntore zibwami kajya guhamiriza. Igihe cyose agiye guhamiriza agafata kagapfunyika kazirika hano ku mugara we. Yaca umugara imbere y'umwami yapfukama akagira gutya. Uko aciye umugara yapfukama akagira gutya. Abashinzwe ubutasi baramukurikirana, baramujyana mu iperereza bati katurebe ikintu kiri inyuma aho ngaho. Harashize iminsi nta wari umuzi, basanga ni imisatsi n'inzara. Ibyo ni byo abarozi bagira. Hari wari watorana n'abarozi bagira imisatsi, bakagira inzara, bakagira utugufwa, bakagira utuntu tumeze gutya. Baravuga ati uri umurozi wo ku rwego rwo hejuru, urashaka kwica umwami. Ati nge sindi umurozi, nkunda n'umwami cyane.
ariko abahisha ibanga kuko yaza kubivuga bari kuvuga ati yitonesha ku mwami bakanamwica. Arabihisha, bamukatira igihano cyo gupfa kuko yashatse kwica umwami. Aravuga ati mutaranyica mfite ijambo rikomeye ry'ibanga ashaka kuvugana n'umwami. Abagaragu baratinyana, amakuru yatwara ibwami. Umwami ati mumuzane. Aravuga ati mwami nyagasani ndagira ngo abantu bose bigireyo, ndashaka kubwira ijambo turi twenyine nibanga mfite. Ubwo bamuzanye n'ibimenyetso, ibizibiti bamufatanye bigaragaza uburozi bwe. Aravuga ati ibi bintu banzanye baje banyikoreje, uribuka umuntu igihe wacaga mu ishyamba, igihe wagendaga mu bihuru, umuntu wabonye umeze nk'inyamaswa mukuramo ukavuga ngo bamwogoshe bamukarabye, waba wibuka mwami nyagasani? Ati ndumva sa n'ubyibutse. Ati burya ni ngewe. Ibi rero ureba, iyi ni imisatsi yanjye, izi ni inzara zanjye, izi ni imbyiro zanjye, nasanze nimbijugunya nzibagizwa ineza wangiriye. Igihe cyose mpamiriza mbikesha wowe. Iyo ntunze urutoki gutya mbavuga ngo mwama aho wankuye. So nasanze ninjugunya ibi bintu nzibagirwa amateka yanjye, kugira ngo amateka yanjye agumaho antera imbaraga, akagafuka nakagumana. Kubwizo mpamvu mwami nyagasani ngo kunda kuruta abantu bose kuko bavutse bagusanga aha, nge niwe wanshiza. Ahita avuga ngo guhamiriza ubiveho nkugaye umusozi jya gutwara ko nta gusangambana, nguhaye umusozi jya gutwara. Haleluya. Amateka yawe nizo mbaraga zawe, amateka yawe nizo mbaraga zawe, amateka yawe nizo mbaraga zawe. Subiza amaso inyuma mu buzima bwawe, ujye wirinda kwibagirwa. Egera Imana uko bukeye nuko bwije, genda shaka mu ijambo ry'Imana, irinda abantu batazi Imana. Kuko iyo wahinduriye ubuzima ukagendana n'abatazi Imana, bakwambika imyambaro yabo. Cyo mvuga muracyumva? Ushobora kuzamuka wagera ahantu wize wicaranye n'abize, ugashaka kwikomporta nkabo, ugashaka gutekereza nkabo. Hari abantu bahisha n'ababyeyi bababyaye, bagahisha karitsiye bavutsemo, bagahisha abavandimwe babo kubera ko badasa nuko basa. Ariko kuba waravuye muri abo basa batyo ukabusukusa ni ikiganza cy'Imana. Izo nizo mbaraga zawe. Urimo urahisha imbaraga zawe, urimo urahisha ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Ikizavamo niki? Uzibagirwa Imana, uzareka kubaha Imana, uzarangiza ubuzima nabi. Oh haleluya. Amateka yawe nizo mbaraga zawe. Amen. Niba hari umuntu tuvuganye nahaguruke dusenge. Niba hari umuntu ugize icyifuzo nahaguruke dusenge. Haguruka dusenge, haguruka uvugane n'amateka. Subiza amaso inyuma urebe ubuzima bwawe, urebe wavuye. Sinzi uko wari utangiye kwitwara mu buzima bwawe, sinzi uko wari utangiye kwitwara kuba muziranye, sinzi ibyo wari utangiye gutekereza mu buzima bwawe, ariko uribeshya. Gutakaza amateka utakaje imbaraga, utakaje imbaraga. Haleluya. Utakaje imbaraga kuko ayo mateka yawe arimo Imana, ayo mateka yawe arimo Imana. Nta handi uzabonera Imana uterebeye mu mateka yawe, nta handi uzayorebera Imana utabonye ikiganza cyayo mu buzima bwawe bukomeye budasobanutse budafite isura. Aho niho harimo Imana. Ibyo rero bizagufasha uzabaho ubuzima butinyutse kuko haleluya. Zamura ibiganza by'uri cyuvugana n'Imana. So Imana kwibutse data mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishobora byose kandi Imana y'imbaraga, byiringiro byacu, mbaraga zacu, niwe Mana yo kwiringirwa no gukomera. Sinzi mwene data wari ucitse intege, wari ufite ipfunwe ry'amateka ye, wari ufite ipfunwe ry'ubuzima bwe, ariko uyu munsi muhumura amaso, abone ikiganza cyawe, abone ikiganza cyawe mu mateka y'ubuzima bwe, abone ikiganza cyawe mu mibereho ye. Birya bitabaye harimo Imana. Ibyo byose harimo Imana. Shaka Imana iri mu mateka yawe, Imana iri mu mateka yawe, Imana iri mu buzima bwawe, Imana iri mu mateka yawe. Reka kugira ipfunwe, hagarara kigabo. Yakoze biriya ntaho yagiye, n'ibindi nzabikora.
n'ibindi nzabikora. Komera mwene data, reka kwibagirwa, reka kurengwa, reka kwishushanya, reka kwambara imyambaro itari yawe. Oya, garagaza Imana, garagaza Imana mu buzima bwawe, garagaza icyubahiro cy'Imana mu buzima bwawe. Wikwibagirwa, wisiga amateka yawe, wisiga amateka yawe. Amateka yawe arimo Imana, amateka yawe arimo imbabazi z'Imana, amateka yawe arimo ikiganza cy'Imana, amateka yawe arimo kubaho kw'Imana. Icyubahiro cy'Uwiteka Nyiringabo gishyirwe hejuru mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Twavutse dusanga bakuvuga, tumaze kumenya ubwenge, sanga urengeye uko bakuvuze. Gukomera kwawe tuzakubwira abikingiye, ndetse n'abikindi igihe kizaza. Ingoma yawe rizanguka, ingoma yawe rizanguka. Amen. Twavutse dusanga bakuvuga, tumaze kumenya ubwenge, dusanga urenge ko bakuvuze. Gukomera kwawe tuzakubwira bikigiye, ndetse n'abikindi igihe kizaza. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Nagize ngo twari mu kirere kimwe, tuzamura ibiganza duhe Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Amen. Twavutse dusanga bakuvuga, tumaze kumenya ubwenge, sanga urengeye uko bakuvuze. Gukomera kwawe tuzakubwira abikigiye, ndetse n'abikindi igihe kizaza. Muntize ibiganza tuzamure duhe Imana icubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe.